Tekereza kuri ibi bintu. Ni mu gitondo saa 11 aramira avuze, urabyutse utishimye, uzi neza ko ugiye gukora ibintu utishimira, ariko nyine nta kundi wabigenza, ugomba kujya ku kazi. Ugeze mu muhanda, ubonye abantu benshi bari kwihuta, bose basa n'abafite aho bari kujya, ariko mu by'ukuri abenshi bari mu buzima batishimiye. Ndagira ngo wibaze iki kibazo: ese ibyo uri gukora uyu munsi bizagukura mu bukene cyangwa ahubwo birabukomeza? Ukuri kubabaje nuko abantu 90% bose bari mu buzima bwa survival, bakora buri munsi ariko ntabwo batera imbere. Kandi si uko ari abanebwe, si nuko badashaka gutera imbere, ahubwo nuko baguye mu mutego utagaragara. Ni umutego utarigishijwe mu mashuri, umutego utavugwa cyane, ariko ni umutego ugufungira mu bukene ubuzima bwawe bwose. Ngiye kukwereka uwo mutego, uko ukora n'icyo ugomba gukora ngo uvemo burundu. Icyo ngusaba ni ukubana natwe kugeza ku musozo, kuko igice cya nyuma gishobora guhindura ubuzima bwawe burundu. Hari ikintu abantu benshi batinya kuvuga: ubukene si ikibazo cy'amahirwe make gusa, ubukene si ikibazo cy'igihugu cyangwa umuryango uvukamo, ahubwo ni ikibazo cya systeme y'ubuzima abantu bubatse. Reka tubisobanure neza. Umwana aravuka akajya ku ishuri, bakamubwira ngo iga neza uzabona akazi keza, nawe akiga akarangiza, agashaka akazi, yagira amahirwe akakabona. Iyo abonye akazi arishima, agatangira kwishyura bills, agatangira ubuzima busanzwe. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: nta na rimwe bigeze bamwigisha uko amafaranga akora, ukazubaka wealth cyangwa ubukungu burambye, yewe ntibanamwigisha uko akora systeme izamwinjiriza amafaranga. Bityo ubuzima bwe bwose buhinduka uruziga rumwe gusa: gukora, ukishyurwa, ukishyura. Ibi bigahora byisubiramo. Uko niko abantu benshi babayeho, barakora cyane, bakarushaho gukora, bakagira inshingano nyinshi, ariko amafaranga akabura buri gihe. Impamvu abura nuko amafaranga menshi bivuze nawe gushora menshi. Iyo umushahara wiyongereye, nawe uhindura uko ubayeho. Bityo niyo wakwinjiza amafaranga menshi, gukira bikomeza kugorana. Reka turebe neza ibintu bikomeye cyane bigufungira muri uyu mutego. Icyambere ni ukwishyira muri comfort zone. Abantu benshi batinya guhindura ubuzima bwabo. Bafite akazi gato ariko bakishimira ko bagafite. Batinya gufata riske, ariko ukuri nuko comfort zone ni umwanzi w'iterambere. Icya kabiri ni ukwishimira amafaranga make aho kureba vision nini. Iyo winjije amafaranga make ugahita unyurwa, gutera imbere biragoye cyane. Icya gatatu ni ukudafata riske ntabwo ari ikibazo gusa, ahubwo ni opportunity yihishe. Icya kane ni ukugira mindset ya victim. Ntacyo nabikoraho, ni systeme, ni igihugu, ni leta. Iyi mindset igufungira mu bukene kurusha ibindi byose. Icya gatanu ni ugukoresha amafaranga nabi, kugura ibintu by'agaciro gake no kugura ibintu bitazakuzanira inyungu. Icya gatandatu ni ukudafata inshingano. Iyo utabaye accountable ngo utangire kwiga gufata inshingano, ntabwo uzigira uhindura ubuzima bwawe. Icya karindwi ni ukubura discipline. Motivation iraza igashira, ariko discipline yo irahaguma. Reka turebe uko systeme abantu bubatse igufungira mu bukene. Systeme ikora gutya: irakwigisha ugashaka akazi, ikaguha umushahara, ikakwigisha kuwukoresha, ikakubuza gutekereza ku butunzi bw'igihe kirambye, bityo ugahora ubuzima bwawe ubushingiye ku kazi kamwe gusa. Niba ushaka kuva muri uyu mutego, ugomba gukora ibi bintu bitanu bikomeye. Icya mbere, mindset shift. Tangira gutekereza nka creator aho gutekereza nka consumer. Tekereza nk'umucuruzi aho gutekereza nk'umukiriya. Icya kabiri, tangira kwiga ubumenyi bushya bubyara amafaranga. Ubumenyi bushobora kukwinjiriza amafaranga menshi nabwo ni bwinshi: online skills, freelancing, trading, business n'ibindi byinshi. Icya gatatu, investing. Ntukarye amafaranga yose. Amafaranga ujye uyashyira muri business, uyagura imitungo, unayashore mu mahirwe cyangwa kwiga ubumenyi. Icya kane, ntukagire isoko imwe gusa y'amafaranga. Icya gatanu, ntugakerereze ibintu, ibizwi nka procrastination. Ntugahora uvuga uti ibi bintu nzabikora ejo. Abakire batekereza bitandukanye, bareba amahirwe, bagashora amafaranga, bakubaka system.